Dukomeje kubaha ikaze bakunzi ba Mugisha BTV, dukomeza ndetse kwihanganisha abanyarwanda bose muri rusange muri ibi bihe turimo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uyu munsi twanyarukiye mu karere ka Huye, ubwo turi kuganira n'umubyeyi wacu, reka atubwire urugendo rwe uko yarokotse Jenoside, aduha ishusho y'ukuntu byari bimeze n'ukuntu yarokotse. Murakoze, reka tumuhe ikaze. Nitwa Kantarama Chantal, Yego. mvuka mu murenge wa Gishamvu, mu kagari ka Ryakibogo, mu mudugudu wa Kiduha. Yego. Jenoside yabaye mba mu mudugudu wa Kiduha, mu murenge wa Gishamvu, akagari ka Ryakibogo. Ubwo biba ngombwa yuko tuhava kubera ibitero byahadusangaga. Turahunga tuva mu ngo tujya mu bisi bitwegereye biteyeho amashyamba, bahita muri Gishwati. Ubwo tugezeyo byaje gukomera, tubona batangiye gutwika ingo zacu, tukamanuka turi ikivunge tukajya kuzizimya. Ubwo bari abaturage nyine bo hirya no hino, harimo n'abo duturanye, n'abo hakurya yacu kandi tumenyereye tuzi. Ubwo ngubwo tuvuye kuzimya izo ngo, dusubiye inyuma babona turi benshi bajya guhuruza. Bamaze guhuruza haje imodoka z'abasirikare ziza zirasa, batunyanyagizamo amasasu, turakomeza turagenda tuva hahandi mu bisi bya Gishamvu, dukomeza turagenda tugeze i Nyakizu. Twahamye mu bisi bya Gishamvu turatatana, bamwe barapfa abandi bagumaho, tukajya duhura n'abo bishe tuzi n'abo tutazi. Mbese kubera urufaya rw'amasasu n'abasirikare bari benshi n'abaturage bafite intwaro za gakondo, twaje rero guhamamo, tubona ijoro ririje. Bwije rero tubasha kwihisha, turakomeza tuba aho ngaho. Nijoro twumvaga aho baherereye, natwe tukahaberera, tuza kumaramo iminsi muri ibyo bisi. Ubwo twamazemo iminsi kugeza ubwo barasa mu Nyakibanda mu iseminari. Ubwo ngubwo abahavuye badusanga ahantu muri ibyo bisi, hari ahantu hari ibitare bitoye umurongo, hashinze n'umusaraba, ugomba kuba ari mu butayu abakirisitu bajyaga gusengerayo. Ubwo rero bahadusanze harimo abari bafite ibikomere, baratubwira bati nta buhungiro noneho, nimwicare musenge kuko nta kundi ni ukwiragiza Imana, ibyacu byakomeye. Ubwo ngubwo haza kuza umugabo umwe wacitse agakonjo, aratubwira ati muhaguruke, muze twogoroze, naho ubundi ntabwo. Bararangiza hariya barimo barahiga ahantu hose, natwe baratugeraho, dore haracyari ku manywa. Turagiye tugeze ahantu hagati ya Nyakizu n'aho bita mu Kibu, naho hagati ya Gishamvu na Nyakizu bihana imbibi. Ubwo buba burije buragorobye, tukajya duhura n'abantu nyine, tubona abantu barambaraye tukagira ngo ni abaduteze. Uwo mugabo akagenda bakozaho inkoni, agasanga ni imirambo bishe. Bamwe nyine kubera yuko umutima wari umaze guhaba, wabona umuntu ukagira ngo ni uwaguteze. Ubwo ngubwo rero turenda tugera Nyakizu, ubwo bubaye nijoro. Tugeze Nyakizu turaterera, tungurukira ahantu, numvaga bavuza induru bavuga ngo bantu bo ku mangazini baratange.
twatungukiye ahantu bita Ikibangu, hakaba rero tuhagera inyoni ziri kuvuga, twihisha mu masaso y'amakawa yaho, ni ku muhanda ujya ahantu mu iviro. Ubwo ngubwo rero twihishamo, wa mugabo ucitse agakonje baramubura, buracya burakeye, twari abana 4, nari ndi kumwe n'umukobwa twabyirukanye tunasengana, twaranganaga, abandi bana bari bato twarabarutaga, abandi twageranye aho ntago bari bo ku misozi yacu, twari tuvangitiranije, ariko babashije gucika dusigara aho ngaho, badusesurura muri ibyo bipimo by'ikawa, barangije batwicaza ku mwobo wari uhari hafi y'umuhanda, umuhanda w'Inyakizu, iyo umanutse gato ugera ku mahuriro ya kaburimbo ku ikoni riva ku Kanyaru. Ubwo ngubwo rero batwicajeho, baravuga ngo haza umugabo yirukanka, umugabo wari ukuze, muretse mbabwire amabwiriza yari atanzwe, Minisitiri w'Ingabo yaravuze ko nta kwica umugore n'umukobwa, ariko abahungu bose ari ugupfa. Bafata ba bana b'abahungu barabica, babatema turi kumwe, ku buryo ibice byabo byatugwaga ku birenge, bari batwicaje ku mwobo nk'uko nicaye hano ku ntebe. Ubwo ngubwo barangije, wa mugabo uvuze iryo tangazo aduhagurukije, aravuga ati ngiye kubaherekeza, mpima amahirwe mbageze hariya kuri kaburimbo, yenda muragera aho mwambuke mujye i Burundi. Tumanutse gato turangije wa muhanda w'igitaka, tugeze mu ihurizo ry'umuhanda wa kaburimbo n'uwo w'igitaka tumanutsemo, arangije baraduhagarika, ndahagarara, numvaga nta kindi nshigaje, wa mugenzi wanjye akuramo ariruka, kandi yiruka asanga abari baduteze, baramufata, bamufashe bamukubita ubuhiri mu mutwe, ubwo ahita asaduka umutwe, bamuta mu mazi mu Kanyaru nyine. Ubwo ngubwo ubuhiri bamwicishije, mpagaze hahandi, baraza barabunkorera ku mutwe, ngo dore ngo reba mugenzi wawe, ngo amazi yanze kumujyana, abantu barabahaze n'amazi yabanze, ubu wowe tugukorera iki? Haza umugabo bari kumwe, uyu mwana nimumwihorere, ahubwo nimumumpe. Aramfata aranjyana, angejeje iwe, umugore we aranyirukana, anyirukanye, umugabo ati rero ndashaka kukujyana kwa konsiye. Twavuye muri kaburimbo ariko ntitwari tukiyirimo, duterera ahantu bita i Gasha, hafi y'Akanyaru nyine. Ubwo ngubwo rero turagenda, umugore amaze kunyirukana, numva nanjye ntaho ndi, ntacyo ashigaje. Umugabo arambwira ati wigira ubwoba, ubwo nkugeranya aha, reka nkujyane gushingana kwa konseye, ntanzi, ni impuhwe yigiriye gusa. Ubwo ngubwo rero aranjyana, duhura n'abana b'abahungu bakiri bato ariko bazi ubwenge nyine, bari nko mu myaka 20, 15. Imbere umwana wari warariye neza kubera banywaga amata, yagiraga igihagararo kigaragara. Ati rero uwo mugabo witwaga Kazasoma, ati uwo mwana bimujyana kwa konseye, hari ibishura bimaze kurya inyama, bimaze no guhaga inzoga, twebwe ntabwo twakora ku mwana w'umukobwa, ati kuko twarwariye i Burundi tubana, noneho turwazwa n'umwana w'umukobwa, uko bari 4, noneho turwazwa n'umwana w'umukobwa, twumva dukunze umwana w'umukobwa watugiriye neza, iyo tubonye umwana w'umukobwa turamwubaha. Rero urebye aho uba umushyize, noneho baze guhizuka, ubone kumujyana umushinganishe niba wamumenye. We yavugaga ko yamenye kandi ntahanze. Ubwo ngubwo
yahise anjyana ahantu muri urwo rugo, usanga ngo umumama waho nta mugabo yagiraga, bamwishe nawe ngo kuko ngo yakomokaga mu Batutsi. Uwo mukobwa waho aranyakira, ampa icyo kurya, aramubwira ati rero umuntu umaze iminsi atarya, wowe umuhutu uminwa abanza amire kandi tutarimo umunyu. Byari ibishyimbo bivuye ku ziko, arampa mu dushyimbo ashyiramo n'utuminwa, nywesha ikiyiko nyine. Itapfuna byari impate kubera nari maze iminsi ntarya, aratamiraga nyine ugakorora n'inkorora nyinshi wumva mu mihogo hasa n'ahacikagurika. Ubwo ngubwo rero namaze kubirya, uwo mugabo haza tugiye twumva amaruru nyine, bavuzaga amafirimbi bavuza n'induru. Ubwo tuza, uwo mugabo aravuga ati ntabwo nagusiga aha, dore uru rugo barimo bararusirikiraho, reka nkwereke ahantu nkujyana. Anjyana ahantu hirya yaho ku mugabo witwa Hitiyaremye. Hitiyaremye aranyakira ari kumwe n'umugore wiwe, turangije ndahahama hamara n'iminsi. Wa mugabo aba aragiye akajya aza kunsura aho ngaho, turabanye. Nyuma yabwo yari afite abaturanyi baza kumenya ko hari umuntu, batangira kuhasirikira, bagenda bakansiga munsi y'igitanda. Baza bari bafite igikari n'urugo rwubatse giturage, urabizi ko waba uri umwana, kera bubakishaga ibintu ku buryo n'inkoko itagira aho ica. Ubwo ngubwo arangije ati rero byakomeye, barimo barahigahiga abantu babaye bake, none bamenye ko hano hari umuntu, ndashaka kuzakuzindura nkagenda nkakwambutsa, kuko uwambutse bahita bamufata bakamujyana i Burundi. Ubwo ngubwo aza kuzinduka butaracya, arambwira ati tugende. Turagiye, nta kintu yantwaye, no mu bugizi bwa nabi badukoreraga ku bw'umubiri ntabwo yabinkoreye, yambereye umuntu mwiza. Turagiye, tugeze ku mashuri y'Ifugi, hari haraye haguye imvura, baradufata. Badufashe batwicaza mu kiziba kiri imbere y'amashuri, aho bita Ifugi nyine. Barambwira ngo nintege amaboko, ndayatega. Bafata uwo mugabo baramukubita, bamukubise baramubwira ngo tubare gatatu wageze iwawe, kuko baramumenye ni hafi yaho. Ubwo ngubwo umugabo aragenda, asigara muri icyo kiziba nteze amaboko. Nyuma yabwo haza umwarimu witwa Nzaramba, arambwira ati rero hari umuntu ngiye kuguhamagarira, turebe ko hari ikintu yakumarira. Aragenda, mbona azanye n'umugabo w'inzobe nawe ngo wari umwarimu witwa Vigitori. Araza anshayura muri icyo kiziba, njyana mu rugo iwe. Sinigeze njya mu nzu ngo nihishe, yageragezaga amvanga n'abana be, tukajya dukorana uturimo two mu rugo, tukajya tujya no guca imigozi mu masaka, tukashyira abahinzi mu kabande. Hageze sinigeze niheba, nabonaga n'abandi bana, nkumva nta mahoro, nabasha kugera kuri mba nkongera nkagaruka, nkumva ni amahoro. Ariko ba bandi nasize ku gasozi ari intumbi nari nzi, na wa mugenzi wanjye twari turi kumwe, nkumva akantu kanjemo ko kubatekereza. Ubwo rero ntangira kujya ntekereza, ngo nkikubita hasi nk'umunyagicuri, n'ibyo bampaye kurya simbitapfune, ahubwo nkahora ndeba hejuru mbijunditse nk'umwana.
ubwo ngubwo hamaze iminsi mbashoboye noneho kujya ndya, ariko nyine hakabaho igihe ngo nicara simvuge, akajya agerageza kumvugisha, akajya agerageza kutubwira ngo nidusimbe umugozi tuganire, umwana w'umukobwa wawe yafata umweyo, hari n'undi mukobwa mukuru tugafata, nanjye ngafata tugakubura tukaganira, tukajya no kuvoma, ariko tukajya kuvoma asa n'uturagiye, ubwo ngubwo rero tukabasha gusubira mu rugo nta muntu unkozeho, nyuma yabwo baza kumutera ngo nantange bangire umugore, undi ati rero uriya ni umwana nta mugore yavamo, bukeye anjyana muri salo n'abana hamwe na nyina wabo w'abo bana biwe, arababwira ati rero uyu muntu aho kugira ngo bazamunsinde mu maso, ngiye kugerageza ukuntu mwambutse i Burundi, ubwo ngubwo arangije aranzindura ngo hari umuduwaniye nigishiriza umwana, mumushyire numve ko hari icyo yamumarira, ubwo ngubwo rero turagenda, tugeze ku Kanyaru nyine kuri duwani iriho buriya buzu bw'abaduwaniye nyine ibiro byabo, ubwo ngubwo rero arambwira ati buhamye hano hari utugende turimo amasaka, buhamye hano yewe ngende mubaze uko biri bugende, aragenda baramubwira ati nta kundi kuntu nabigenza, mu kurindira nka saa yine baba bagiye kurya inka no kunywa inzoga, noneho mugasesurukamo agakuramo akiruka, abarundi barahita bamufata, wambuka ikiraro nyine, hari hafi y'ikiraro neza nk'uko turi hano, ikiraro ari ibyo byatsi, ubwo ngubwo rero nza kuza arambwira ati wowe barahizutse, fata iyo jipo uyizamure uyifatire hejuru itagutega wiruke, ubwo ngubwo nari maze iminsi we numvaga ntangiye gukomera, ariko ibitekerezo byabo nabonye bikanzamo nkagira ikibazo cyo kwihura hasi, ubwo ngubwo nyuma yabwo niho babimbwiraga, ariko jye sinari nzi ibimbaho, ubwo ngubwo rero nza kwirukanka ngana i Burundi nyine nambuka icyo kiraro, fatirwamo hagati, abamfashe barambwira ati zana amafaranga tukureke wambuke, nutayazana turagusubiza i Rwanda ubone ishyano, njye narababwiye ati nta mafaranga mfite, nta namwe, nta mwana ugira amafaranga, ariko nari mukuru, nari mfite imyaka 21, ubwo ngubwo ndangije barangarura i Rwanda bankwega amaboko, noneho abarundi barababwira ati ariko se mwaretse uwo muntu ko atabarwanya, mwaretse uwo muntu akiyambukira, hakurya no hakuno hari abacaga mu mazi badaciye ku kiraro, nabo bakabatemagura bakabaturamo, hari agashyamba gacungamiye amazi nyine, uvuye i Rwanda aciye ruguru y'ikiraro bakamutema bakamurambikamo, nyuma yabwo nasubiye inyuma nyine njya ku baduwaniye, bongezeho ati reka da, ati mumujyane hariya mu bindi biro, bongezeho ati reka da, bancira mu maso, nyuma yabwo tuza kugera ahantu hari bingaro hicaye abasirikare, namenyemo umuntu umwe wari diregiteri wa pereza yo kuri Karubanda hano bitaga Kagango, ubwo ngubwo ati nsanga bafashe undi mukobwa uvuka mu Nyakibanda, ubwo ngubwo umwana w'umuhungu aca inyuma kuri iyo bingaro inyuma, aratubwira ati nimuhumure ubwo batahise babica, bari kuzana abantu babazanye mu modoka bagahita babicira aho ngaho, babapakiye mu mamodoka, ubwo ngubwo kuri kaburimbo, ubwo ngubwo rero
baza kutwicaza aho, nyuma yabwo haza kuza imodoka y'abasirikare ipakurura abo bantu, barangije bayidupakiramo, barambajije ati ese wowe uri uwahe? Ndahavuga, nkavuga ntabeshya, ngo hamwe ngo batwiciye umusirikare, nta musirikare nzi wahapfuye, ngo none se ngo uri uw'amagana he? Ndababwira, ngo kwa Kanaka se urahazi? Ndahazi. Ngo none se uwo musirikare bishe si uwaho? Ntago mbizi ko bamwishe, twebwe twaturutse mu ngo duhunga, abantu bo muri Nyaruguru bazaga bica banatwika, batubwiraga ko ari abantu bo muri Nyaruguru baza bica banatwika, tuboneraho guhunga. Papa wawe ari he? Ntawe nagiraga, yapfuye mu kwa 11, yari umuki ntiyari umuhutu, ariko mama wawe ati yari umututsi, ari hehe? Naramubuze. Nyine abantu bo ku musozi iwacu twese twahagurukiye rimwe turahunga, ntabwo twari tuzi ko ari ubwoko bashaka, tubimenya tuba twarahahamye. Barangije baravuga ngo, babwira uwo musirikare wari utwaye imodoka, taba abantu n'uyu nguyu numvise ko ari uwo muri izo nzira, twari tutaramenyana n'uwo mukobwa twavuganiye mu modoka nyine, ambwira ngo ni uwo Munyakibanda, kandi nari mpazi, ni hafi y'iwacu, nabo ni muri mu ntuze imwe, mu murenge umwe. Ubwo ngubwo rero turaza, aho tunyuze hose hari bariyeri baduhagarika, twaje no mu muhanda uturuka ku Kanyaru unyura kwa ba Bwanakeye ni Buhazi, baza baduhagarika, ati abo bantu mubajyanye, ngo ni abafanda duhaye, ngo dufite aho tubajyanye tubageza bagataha, ntabarindagiye inyuma y'abahigwa, aba ntibahigwa. Turaza tugeze ahantu nabashije kumenya, ni ku kiraro cya Mukura. Mukura ni hariya hagabanywa umurenge wa Mukura n'umurenge wa Tumba, hari ikiraro. Kubera twajyaga tujya mu isoko ryo mu Irango tuzane n'aha i Musange hari abavandimwe, turaza tugeze hano i Tumba kwa Bwanakeye nari mpazi, kuko i Tumba habaga famiye yanjye. Ku mabariyeri yose bagendaga baduhagarika, bavuga ngo badukuremo, ngo batwice. Umusirikare umwe akavuga ati ubundi ibi ngibi ni ibiki mwikoreye, mubakuremo mubashyire hariya munsi ya jandarumori, nyine hariya abajandarume babaga. Harimo abantu biciye kuri za matera muri rirya shyamba rya Kirifametra, ngo nabo ngo nibagende basanga bene wabo. Umushoferi ati reka, mwaretse abo bantu ko babaduhaye ngo tubageze aho babasha gutaha, babatwaye nk'umuntu utakurwanya, ubundi mama mushaka iki? Turaza tugeze ku Mukoni, hariya ku Mukoni hari za bariyeri nyinshi, ariko uriya muhanda uterera i Tumba ku Katumba wari ufunze, kuko hari ku irembo ry'uwitwaga Sindikubwabo wari perezida. Uwo hasi ujya i Cyarwa niwo wari ufunguye n'uza mu mujyi, ariko hari ahari sitasiyo gutya, habanje sitasiyo hari ka etaje, hari hubakiye ikintu cy'igisharagati, bafata abantu babacengezamo, nyine babajyana kubiciramo. Hari aha umuhanda uca utereramo muri kaminuza, utarinze kuza guca hano kunoze ku Kiryango. Ubwo ngubwo rero barangije kuvuga ngo ntituzane ibyangombwa, umusirikare ati aba bana nta byangombwa bafite, mureke tubageze aho batubwiye kubageza, kandi ni umwafande mukuru bitubwiye. Baratuzana tugera hariya kuri Baritusi, hari naho bariyeri, naho batuvanamo. Batuvanyemo ati abo bana badutegetse kubajyana mu mujyi, bagahita bafata inzira bagataha. Dusubiramo tugera hano kwa Rutayisire, hari agahanda gaterera kajya kuri Eso, na hariya ishusho ya Bikira Mariya iri. Hano hepfo iruhande rwo kwa Rutayisire hari hatuye Nyiramasuhuko, ujya wumva wari minisitiri.
ubwo ngubwo hari umudamu, niba yari umudamu niba yari umukobwa, ariko yari umudamu numvaga ngo ni umukazana wiwe bita Bunyenyezi. Niwe wakaga irangamuntu, tumubwira ko nta rangamuntu twari bwafate, nyine twari twarasubiye inyuma kubera gusonza no kumererwa nabi mu bindi bibazo twahuraga nabyo. ubwo ngubwo arangije arababaza, abaza uwo musirikare wari uri inyuma, amubwira ati uyu mwanda nyine sinzi aho tuwujyanye, ati shoferi mubaze niba uzi uko bamubwiye. Ati aba bantu bambwiye ngo ningera hano mbakuremo, kuko nta modoka yahacaga iterera, yajyaga kuzenguruka hariya kwa Bihira nubwo hari hatarabaho, ariko hariya hambere hari hariho, ariko aya ngaya amazu mashyashya ariya yegeranye na burigade ntabwo yari ariho, bayubatse vuba. ubwo rero turangije turaterera, batuvaniramo muri iryo koni nyine mu ihurizo ry'imihanda, terera mu byica amahirwe byari bihari, buriya nta harya i Madina hose nta nzu yari ihari, turaterera tujya kwa muganga. Tugeze kwa muganga tuhasanga abarundi bari impunziyo, kubera rero tukiri mu ngo twajyaga twishyira hamwe turi abakarisomatike tukajya kubafasha. Bajyaga batubwira ati hari impunzi zambaye ubusa zitagira icyo zambara, nk'uwagira icyo agira, haba ibiryo haba umwambaro, mwagenda mukabafasha. ubwo ngubwo tukajya tugenda tukazifasha. Nyuma yabwo nanjye mpageze baramenya, baza gutoranyamo abanyarwanda babinjiyemo bakampisha mu mashitingi barunzemo ibikoresho byabo. Nyuma yabwo haza kuba isaka ngo abantu bose b'abanyarwanda bihishe mu bitaro bavemo, n'abivanze n'abo barundi bavemo. Hari abafite ubumuga babaga muri ESO bakomerekeye ku rugamba, bakajya baza kuduhiga, hakabaho abo bica, hakabamo abo bajya kuviyora bakagaruka, bamwe bagapfa abandi bakagaruka. ubwo ngubwo rero haza kuba itegeko ry'uko bari bukuremo abantu bose, bakavangura impunzi z'abanyarwanda n'impunzi z'abarundi, n'abarwaje mu bitaro bahagenewe bagakuramo abahirwa. Uwo munsi nyine biza kubaho, bakora akazi nyine nk'uko babibategetse, tubura aho duhungira duhita tuhava, tuza ku mashuri yo kurebera hariya ku Giporo. Tuhageze Musenyeri Ndandari nawe araza aratwirukanye twanga kuhava. Twanze kuhava turahahama nyine kubera no kwiheba no kugira gute, kereka iyo twahahuriraga n'ibibazo, nyine upfuye yarapfaga, ugumyeho akagumaho, ariko wabona baje kukwica ugahunga. Hepfo yaho hari igipimo cy'ikawa, ukagenda ukajya mu isaso yacu ukirirwamo, cyangwa mu byica amahirwe nk'ibyo ngibyo, ibyo twita ibyica amahirwe, ibyo birabo by'umuhondo. ubwo ngubwo tuza kugenda, twabona bagiye, hari igihe bahizukaga niba babaga bananiwe ntabwo tubizi, bamara kugenda tukagaruka, kuko twari twabonye yuko ari ku misozi yacu, utasubirayo ngo ubone ukubaho. No mu mayira twacagamo ntago wari kubona ukucaye. Noneho rero Nyiramasuka aza gutanga itangazo, ahagaze muri etaje yiwe hariya ku ruhande nyine rwo kwa Rutayisire, ubu hari banki. Ati ejo ni umuganda wo gutema ibihuru ku nkengero y'umujyi wa Butare, tukareba izo nyenzi, aho ngeze jyewe ziranukira, umunuko wabo usanga no mu nzu. ubwo ngubwo rero buracya, ku munsi w'umuganda baratema, basanga abagore babyariyemo bagatema, basanga bihishemo bagatema. ubwo ngubwo turandagara turahunga, twajyaga no mu masoko
kwihishayo no gutoragura ibintu baba bashyize muri puberi, twatoraguragamo ibishishwa bya avoka n'ibishishwa by'imineke, ibyo byari bidutunze. Ubwo ngubwo rero turangije tuguma aho ngaho, twaje kuhava, twaje gusubirayo uwo munsi bakora iyo suku y'aho ngaho. Tuje gusubirayo tubona nta bantu benshi bahagarutse, twongera kuhakambika. Nyuma yabwo aragira ati ba bantu bahagarutse, nimukore uko mushoboye mukure uwo mwanda aho hafi yanjye uranukira. Bwakeye bagaruka, noneho n'umwana mutoya n'ucara mu muhanda bakagira bakamwica. Noneho tuza kuhava, tuza hano kuri perefegitura hariya bashenye. Tuhaje rero tujya imbere ya perefe wari uhari. Ubwo ngubwo perefe agira gutya, yikura umukandara awufata gutya, ino bukure akajya agenda ayikubita abantu. Yabanjirije ku muntu ufite uruhu rw'umuzungu umeze nk'ikibyarirane, bamukubise mu mutwe, urushunzi rw'amaraso ruranize. Ntiyagenda ahubwo yicara ameze gutya nyine arimo avirirana. Natwe tubura aho duhungira duhamaho. Abonye tudahunze yinjira mu nzu, batangira kujya, ubwo hari hashize igihe, gusa sinakwibuka amatariki n'iminsi. Ubwo ngubwo batangira kujya bakoresha amanama yaza uwo munsi, tukaba tuzi yuko tugowe. Bajya mu nama nyine tukareba aho tugatatana tugahunga. Bayirangiza rero, nyuma yabwo naje kubonamo umuntu wambwiraga amakuru, yari umujandarume warindaga perefe, yambwiraga amakuru y'ibyo bagezeho. Yarangiza umugore, ariko ntantahane, akajya anjyana ahantu nyine agakora ibyo akora, yarangiza akangarura. Yaza kungarura nimugoroba agacyura perefe, akagaruka akamfungurira ibiro by'uwitwa Francois, nkararamo. Hakaba n'umukobwa mugenzi wanjye uvuka ku Kanazi witwaga Mukangoga Mariya. Uwo Francois yari yaramujyanye, ntazi aho yamujyanye nyine, twongeye kumubona aho ngaho, ariko nyuma yabwo yaje kugaruka. Ubwo ngubwo rero nijoro, ijoro ryagera ndimo hahandi yanshyizemo, nakumva abari hanze batatse nyine, bagenzi banjye nyine twabaga twahasize. Nkanyura mu idirishya nkumva umutima urambwira ati ese ubundi ko wicaye aho, nubaho uzabana nande ko bagenzi bawe babamazeho? Nkaca mu idirishya nkajya hanze kureba, asanga bamwe barimo barabatwara babiciraho, abandi barabareka, basigaga ubundi umuntu ubona n'ubundi utazabaho, uneganega. Ubundi icya mbere bazaga bashaka umuntu ubona ukomeye, ngo yarize, babona umuntu ufite nk'agasura, wowe warize sha amashuri arakugaragaraho, ngwino nutajya kwiga ikinihira uzajya muri Etiyopiya, niho uzabonera diporome. Ubwo rero nyine twari tuzi ko ikinihira no muri Etiyopiya ari ugupfa. Ubwo ngubwo tuza kuhahama, barangiza gukora inama buri gihe yabaga uwo muntu yabimbwiye, nanjye nyine amakuru nkayageza kuri bagenzi banjye. Uyu munsi haraba inama, nimwitonde cyangwa niba mufite aho muhungira mube muhunze. Ababurugumesitiri barangiza kuva mu nama, nk'uwacu nari muzi twari duturanye,
n'abahandi twarababonaga, uwabonaga uw'iwabo yaravugaga ati dore uw'iwacu, akabasha guhisha isura, bakavuga ngo abo muri komini iyi n'iyi, habagaho amakomini, naze hano dutahe mutahane, tukanga, twumvaga ari amayeri badushyiraho. Uw'iwacu avuze ati nimuze jyewe muri komine yanjye nta ntambara ihari, byararangiye, timbatahanye. Havuyemo abantu babiri, bamaze kuvamo baravuga ngo turagiye, turababuza baranga, nyuma yabwo baragenda, kera kabaye tuza kubona hagarutse umwe, undi yaragiye nyine, n'aho jenoside irangiriye twongeye kumubona nyine ubwo baramwishe, ariko nta ntumbi ye twabonye, ariko ntariho kugeza na n'ubu. Ubwo ngubwo rero tuhamara igihe, noneho buri kintu badukorera, bo bakajya badutunda, batugabanya aho batujyana, twebwe badupakiye batujyana ahantu bita Inyange, unyuze i Kibirizi. Tugeze imodoka twari turimo, tugeze mu Irango, urenze kiliziya yo mu Irango, ucushumuka ahantu ku ntuze, ku Nkubi, ubwo ngubwo duhura n'umukecuru umwe ugenda yifasha aha, aravuga ati reka 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 reka, twasohoraga imitwe nyine turi mu mabisi amwe yahozeho manini y'icyatsi kibisi, ati reka 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 n'abahageze babishe. Ubwo ngubwo uwo mudamu yarashoreye akana kamwe gatoya k'imyaka 5, ubwo ngubwo rero baragomeza baratujyana, habaga harimo umupolisi n'umushoferi nyine. Umupolisi yatubuzaga gusohoka nyine ngo hatagira usohoka ngo acike. Turagenda rero tugeze kuri shapeli y'i Kibirizi, ho nari mpazi, nari mfiteyo abavandimwe aho bita Ihenene, imodoka barayihagarika, bazana amafuni, bari bafite n'uduhoro tumeze nka najoro, imwe yahirira inka, baraza ati nimufungure twireberemo abacu, bajyamo, abo babaga bazi babavanamo, barabica, abo batazi barabihorera. Ubu ngubu rero timusubize imodoka yanyu inyuma, umwanda muri Nyaruhengeri wagwiriye, murebe n'ahandi muwujyana utaragwira, kuko Nyaruhengeri birarenze, umwanda wose muwuzanye Nyaruhengeri, ubu nta handi hari imisozi mwajyanaho uwo mwanda. Badusubiza inyuma, batugarura aha kuri perefegitire, barangije tuhageze baturekera mu modoka, twahageze turi bake, kuko ntitwigeze tuva mu modoka, twaravuga nibashaka bayitwiciremo, ntabwo batwari tukigira nyine, n'ibitekerezo byari bimaze kuvaho, umuntu wese yarihaza abona anabayeho nta kintu yamara, ko bamwe bari bafite n'ibikomere, nta n'umwe utari ufite igikomere ku mubiri. Baraza rero batwiriza muri iyo modoka, buracya haba inama nanone, ariko uwo muvandimwe yarayambwiye ati ejo hazaba inama, hari ahandi bazabajyana, sinumvise yuko bavuga ngo muzamurikirwa amahanga, ariko nta tsembabwoko ryabaye mu Rwanda. Burakeye bagiye mu nama, barangije bavuyemo bagota, haza rero imodoka ati mujyemo, ubwo nyine kwari ugutanga nk'ihene bakubita, winjiramo nyine, nta bindi ntiwaburanaga, ntiwagiraga gute, ubwo nyine winjiragamo n'inkoni, wamara no kwinjiramo bakaza bakareba ko murimo uko bababonaga, barangiza rero bakatsa imodoka aragenda, batujyana ahantu bita mu Irango mu Giseriziyani, mu kigo cy'abapadiri. Turagenda tuhasanga umusaza witwaga Medaridi, tuhasanga interahamwe yitwaga Gashirabake, tuhasanga
uwahoze ari umumotari witwaga Murinda, tuhasanga n'uwitwa Fideli wo ku Nkubi, hamwe n'uwitwa Sitaratoni ngo waturukaga muri Kigali ngari, ari bo baharinze. Ntabwo ari mu mazu, hari ahantu inyuma hari ishyamba rizitiye, ryari rizitije senyenge, turahicara. Hashize iminsi ibiri tubona padiri araje, padiri witwaga Danilo araza, azana n'ababikira babiri, atuzanira ibyo kurya, atuzanira uburingiti n'imyenda yaraduhaga yo kwambara, ariko imvura yagwa tukanyagirwa, ariko duhama hamwe, ntago wari gusota iyo senyenge, ariko bamwe barayikunjaga, hari aho bazicaga bakagenda, ariko wagenda ukagaruka bakuciye n'akaboko cyangwa amano cyangwa ikirenge, wakomeretse nyine, wahuraga n'abantu uzi. Ubwo ngubwo rero twahamye mwaho, twari tumaze kunanirwa, twari tumaze kwiheba, turangije duhamaho, turatangira tukajya dusenga twiyeza, kuko twabonaga nta yindi mibereho. Ubwo ngubwo padiri akajya aza kudusengera, atubwira ati nimwiyeze, kuko imibereho yanyu nanjye iranshisha, ariko inama nabagira ni uko mwahama hamwe mudasaza n'imigeri, mu byo nshoboye nzajya mbafasha, wabona Imana ibigiyemo, ubuzima bwanyu bugakomeza. Ubwo ngubwo tubaye aho, hakabamo umubikira utuzira, waducyuriraga ngo nimuhumure ngo bene wanyu ngo bagiye kuza, ariko undi mubikira witwaga Suzana yari umwana mwiza cyane, ku buryo Suzana yabaga adahari, uwo mubikira bazanaga n'ibyo baduha, akabiduha nabi nyine, ubona atwinuba, atwinuka, ukabona nta gaciro dufite imbere yiwe, mbese twari twarajugunywe nyine, nta muntu wari utwitayeho, usibye kureba ku jisho padiri nyine agakora ibyo amutegetse. Padiri rero nawe za nterahamwe ziza kumuhinduka, yaza bakamukubita, yarangiza akababwira ati dore uwo nkorera n'uyu, ukabereka ka gasaraba aba yambaye hano, uwo nkorera n'uyu, mwebwe murikoze ubusa, sinzareka kuza. Ubu ni ubwoko bw'Imana ndimo ngirira neza, nanjye ndi ubwoko bw'Imana, mwebwe rero niba mwaritandukanije n'Imana, ibyo birabareba, ariko ntacyo, nimunanyica nzaba mbaye intwari, ntanenya abantu. Akamugarika bakamukubita tubona, ubwoba bukatwica nyine, ntitugire icyo dukora. Nyuma yabwo rero hakajya hasirikira abasirikare ngo barebe mabi iwabo, ubonyemo uw'iwabo akaza akamujyana kumwica, ukagira ngo hari ikindi yajyaga kumumarira. Nyuma yabwo twabanaga n'abantu baturutse mu Irango, bo bagahora bihishe, kuko bari babazi, abo bantu barindaga aho bari babazi. Noneho nyuma yabwo ibyo kuvuga ngo tuzamurikirwa amahanga biza kuvaho, bacukura umwobo, noneho bahinduramo yuko ngo tuzaherekeza Habyarimana, baducukurira umwobo, bawushyira aho ngaho, turategereza nyine icyo bazadukorera, abacika baracika, abatagira aho bajya duhamaho. Nyuma yabwo tukajya tukumva ibintu bihinda hirya no hino, twajya kumva tukumva biraturitse, umuntu akajya abwira undi ati noneho rero tumenya ari n'isi irimo iriduka. Ubwo ngubwo duhamaho, padiri ati mujye muhamaho kandi musenge, kugenda wejejwe ntacyo bitwara, ubugingo bwanyu
Imana izabaza bariya ubugingo bwanyu, nta kindi kintu nabamarira, murabona nanjye ukuntu bangira, ariko ntacyo gupfira uwo ukunda bibaho byanahozeho. Nyuma yabwo rero tuza twumva ngo Inkotanyi zafashe Butare. Ubwo nyine babivuganaga no mu munwa izo nterahamwe, kuko hashize iminsi tugiye kubona tubona baraje bazanye ibimodoka nk'ibi bitwara umucanga na biriya bya Toyota nyine, zimwe zifite karisoro, bafashe ibintu byabaga muri abo bafurere. Abafurere bari ngo barabishe, bapakiye ibyo kudukubita biba bivuyeho, tubona baraza basahuranwa birukanka, bakagenda bagera iyo bajya bakongera bakagura imodoka. Babashije kubonamo amavarisi bajyanaga, amagare yari mashyashya menshi cyane, n'ibindi bintu byabaga biri mu bisanduku no mu mamare manini, baragenda badusigaho. Bukeye nka saa yine sangahe, tugiye tubona hashize nk'iminsi 3. Twari ahantu rero aho mu Irango, uba ureba kuri cya kiraro cya Mukura gihura n'uyu muhanda uza mu mujyi, tukabona imodoka nyinshi cyane, tukabona n'abantu bikoreye imisambi barimo barahunga, imodoka zirahunga. Tugiye kubona rero muri iyo minsi tubona abasirikare baraje. Ntitwari tuzi gutandukanya Inkotanyi, twumvaga nyine Inkotanyi atari n'abantu, kuko bavugaga ngo inyenzi Inkotanyi ngo zarateye, twumva nyine ni ibikoko tukumva ni ibikoko. Ubwo ngubwo rero tugiye twumva tubona barimo barasota izo senyenge bafite imbunda, batugezemo baravuga ati nimuhumure twahageze nitwe nyenzi. Mwumva ati murabona se hari imirizo dufite, tukanga kwemera ko ari bo. Nta kuntu bari kwemera ko ari bo, uko babavugaga twumvaga atari abantu. Ubwo ngubwo rero baratubwiye ati nimuhumure, harimo n'uwabonyemo mukuru we baramwangije cyane, uwo mwana w'umuhungu. Ubwo ngubwo harimo n'abana ba hano kuri zino nzu bahitaga kwa Munyambo, bo bari barabangije cyane, iminwa barayisatuye, birirwa bikoza ibitambaro, kubera nyine ntago wacira warakomeretse gutya, amacandwe aba yizana. Ubwo ngubwo rero bahise batubwira ati muhaguruke. Turahaguruka, tugende tubereke ahantu tubajyana. Ariko mbere yo kuza batarahagera, bagiye tubona abaturage bose bari bahatuye baragiye. Tubona abasirikare bose bafite imbunda, bagendaga bazita imihanda yose, ahubwo bambura amatungo abaturage bahunganaga. Tugiye tukajya tubona abantu bahururana bya bitanda byo kwa muganga biriho abarwayi. Ubwo ngubwo turavuga ati noneho kayenze. Twebwe nta n'icyo twavugaga, twararebaga gusa nyine tubona ibintu ari nk'ibindi. Ntitwari tuzi ngo wenda turarokoka, ntitwari tuzi ngo turabaho, ntabwo twari tutagitekereza ibintu by'imibereho. nyine twarakanuraga gusa tukabona ibiba, ariko nta wari ugifite igitekerezo cyo kwirinda cyangwa kuvuga ngo yenda nabaho. Twumvaga ko abacu babamaze, twumvaga nyine ko umuntu utagira iwabo atabaho. Ubwo rero bahise bahatuvana, baratuzamukana batugeza i Tumba aho bita ku Majyambere, baratumanukana. Ubwo uko umuntu wazaga afite intwaro akazishyira hasi akamanika amaboko, bahitaga bamuvanga n'abandi. Nta mahane zaje zifite, gusa
uwagumanaga intwaro bamubazaga impamvu bakayimwambura bakamushyira mu bandi, nta muntu bigeze bica, gusa babamburaga intwaro bakabashyira mu bandi, ari iza gakondo, ari imbunda z'abasirikare, nawe bahitaga babashyira mu bandi bakatujyana bakaturindira umutekano, batugarura hano kuri perefegitire, abantu bajajaba bagahura n'imitego bateze ikabaturikana, biba ngombwa yuko bahatuvana, bagendaga imisozi yose tukabona bazanye abantu batoraguye nyine baravanga, tukajya tubonamo n'abo tuzi batwishe, nta muntu bigeze bakura, bakabazana bakadushyira hamwe, turabana twihanganira ibyabaye, na n'ubu rero turacyabana nyine nk'uko leta y'ubumwe yaje ikaduhuza ikadutegeka kwiyunga, n'ubu turiyunga nyine turabana, ubu ngubu turamenyeranye, umwe iyo yagize ikibazo amenya undi, ntaho byarangiriye, imitego imaze kuva, bamaze gutegura imitego baratubwiye ati umuntu uzi aho yaba nahajye, noneho utazi aho yaba, inzu zose muzajya musanga zitarimo abantu muzajye mwiberamo, turahari tuzajya tubarindira umutekano. Ndibuka ko nagiye mu nzu ya musaza wanjye mu Mirango, nkasangamo abantu b'icyarwa ariko ntari nzi, twabagezemo ntibatwinuba ngo nimugende, kuko ntibari banabizi ko ari iya musaza wacu, twaricaye turabana, twabona ibyo guteka tugasangira, biza kurangira gutyo, nyuma yabwo rero urabizi ko ba nyir'amazu baje bagiye batuvanamo, batangira gukodesha, igihugu kimaze kuvamo ayo macakubiri, tumenyera nyine kuva mu mazu y'abandi tuyavamo, tukajya dukodesha ayo tubamo na n'ubu. Urakoze cyane, ntabwo byari byoroshye, gusa mukomere, ihangane, kandi Imana iriho izakomeza gukora ibyiza kurushaho, kandi tunashimira na leta yacu yagerageje, ndayishima cyane, yaradufashije cyane, urukundo igirira abantu, kuko yaduhaye umuco mwiza uranga abanyarwanda, yego, ntiyakora nk'uko yari iriho ikora. Imana ibahe umugisha namwe, kandi mukomeze mukomere, kandi Imana iracyahari, ni ukuyizera tukanayiringira nta kindi. Urakoze kubw'umwanya wanyu. Yego nawe.